bakunzi ba Mbogo TV, ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Ndabifuriza umunsi mwiza kandi ku bantu mwese muri mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo, yaba Zambia, Malawi, Mozambique, mwese ndabasuje cyane abari mu ntara ya Tete muri quartier ya Mwatize na Kambindi, mwese ndabasuje cyane abari Maputo. Mwese mugire akazi keza ku bagafite, namwe mutagafite ndabihanganisha, babwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Mukurikirana rero ni Mbogo TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse mu biganiro tubagezaho bigiye bitandukanye, mbashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, mukora share ndetse na comment ku biganiro tugenda tubagezaho, yani by'igiciro kinini. Ndabashimiye cyane, Imana ijye ibaha umugisha rwose. Umunsi rero tugiye kuza tugaruka ku bijyanye n'uburyo ki inzozi, abantu benshi bagenda barota inzozi n'ubusobanuro bwayo. Muri make rero tugiye kugenda tugaruka ku bijyanye n'ubusobanuro bw'inzozi. Birashoboka ko hari inzozi ujya urota ntusobanukirwe n'uko zisobanura. Ni akanya rero ko kugira ngo ubyumve, wumve nimba nawe hari izo waraye urose se cyangwa wigeze urota, wumve ubusobanuro bwazo. Muraho neza nshuti zanjye, murakaza neza kuri channel yacu ya Mbogo TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikora ku bantu bose, ari cyo twita inzozi. Hari abantu benshi barota buri munsi ariko ntibamenye icyo inzozi zabo zishaka kubabwira. Zishobora kuba uburyo Imana itubwira cyangwa se zigaragaza ibiri mu mitima yacu. Rero nk'uko tubisoma muri Bibiliya ivuga ko muri Yobu ibice 33 umurongo wa 14 kugera kuri 15 haravuga ngo Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri, nyamara abantu ntibabyiteho. Mu nzozi za nijoro abantu baryamye ku buriri nibwo Imana ibaganiriza. Nuko reka rero turebe inzozi abantu benshi barota n'ubusobanuro bwazo, haba mu buryo busanzwe ndetse no mu buryo bw'umwuka. Mu by'ukuri tugiye kurebera hamwe uburyo ki inzozi zigiye zisobanura, kuko abenshi hari abatabiha agaciro, kuko na Bibiliya ubwayo irabivuga ko mu nzozi akenshi na kenshi ariho Imana igenderera umuntu ikamusura. Rero tugiye kureba inzozi ya mbere, kurota uri mu mazi. Kurota uri mu mazi ni imwe mu nzozi zikunze kubaho. Iyo amazi ari meza bisobanura amahoro mu mutima, ubuzima buri mu cyerekezo cyiza cyangwa umwuka w'Imana uri mu bugingo bwawe. Nk'uko tubisoma muri Yohana ibice 7 umurongo wa 38, uwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, amazi y'ubugingo azatemba aturutse mu nda ye. Ariko iyo amazi ari mabi cyangwa yanduye bishobora gusobanura ibibazo by'ubuzima, ibigeragezo cyangwa impumyi z'umwuka. Icyo gihe ni igihe cyo gusenga rero, ni igihe uba ugomba gusenga no gusaba Imana ikakwereka icyo igusaba gusubukura mu buzima bwawe. Rero inzozi ya kabiri, kurota uhindutse cyangwa umanuka.
Kurota uri mu ndege, uri kuzamuka ku musozi cyangwa uri hejuru y'inzu bisobanura intambwe nshya mu buzima. Imana ishobora kuba ikwereka ko igiye kukuzamura, kukwambika icyubahiro cyangwa kugufungurira amarembo mashya. Ariko niba urimo guhanuka, bishobora kuba ikimenyetso cyo kwitondera ishyari bikabije cyangwa ibikorwa bitari ku murongo w'Imana. Rero gusenga no gusaba ubwenge ni ingenzi kugira ngo ibyo byiza bitazavamo ibibi. Inzozi ya gatatu rero ni ukurota uhunga ikintu. Iyo urota uhunga bivuga ko hari ikintu cyo mu buzima bwawe cyangwa mu mwuka ushaka kwirinda cyangwa kudahangana nacyo. Mu buryo busanzwe rero bishobora kuba stress cyangwa imyanzuro ikomeza kugusunika mu buryo bw'umwuka. Bishobora kuba hari ikintu Imana ishaka ko uhagarara ugahangana nacyo. Icyaha, ububi cyangwa umuntu uguhindanyiriza inzira. Niba ukomeje kurota uhunga, gerageza gusenga usaba imbaraga zo guhagarara uhangane. Kuko Imana ivuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nk'uko tubisoma muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Icya kane rero ni ukurota imbwa. Abenshi bajya bakunda kurota imbwa. Kurota imbwa bifite ibisobanuro bitandukanye. Iyo imbwa ari nziza igukurikira, bishobora gusobanura inshuti z'ukuri, ubudahemuka cyangwa abagutekerezaho neza. Ariko imbwa ikuruma cyangwa igusimbukira bishobora kuba ikimenyetso cy'umwanzi mu mwuka cyangwa umuntu udakwifuriza ibyiza. Rero igihe ubirota kenshi ujye usenga usaba Imana ikurinde mu mwuka no mu mubiri. Gatanu, kurota amafaranga. Kurota amafaranga kenshi bifite ibisobanuro bibiri. Nimba uri kubona amafaranga cyangwa uyahabwa, bishobora gusobanura amahirwe, umugisha cyangwa isezerano riri hafi gusohora. Ariko niba uri kuyatakaza cyangwa uyabona yanduye, bishobora kuba uburangare, ibibazo by'amafaranga cyangwa kubura umugisha kubera icyaha. Rero Imana niyo itanga umugisha kandi igusaba kuba inyangamugayo mu byo ukora byose. Inzozi ya gatandatu, kurota upfuye cyangwa umuntu apfuye. Iyi nzozi ikunda gutera ubwoba, ariko akenshi ntivuga urupfu nyarwo. Igaragaza impinduka mu buzima bwawe cyangwa iherezo ry'ikintu cyashize, nk'urukundo, akazi cyangwa gahunda. Mu buryo rero bw'umwuka bishobora kuba Imana iri kugusaba kureka ibintu bya kera kugira ngo igutegurire ibishya. Nk'uko rero tubisoma mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17, haravuga hati uwaba ari muri Kristo ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba byararangiye. Inzozi ya karindwi rero, kurota utambaye. Iyi nzozi isobanura ubwoba bwo gutahurwa cyangwa kugaragara uko uri imbere y'abandi. Mu buryo bw'umwuka bishobora gusobanura kuba utakiringiye mu buryo bw'amasengesho cyangwa kuba hari icyaha gituma wumva wambaye ubusa imbere y'Imana. Rero ni ugusaba Imana ikagufata ikagukingira kandi ikakwambika imyambaro y'ubutungane. Izo nzozi ntabwo zose rero ziva ku Mana, ariko hari zishobora no kuba ubutumwa bukomeye. Icy'ingenzi ni ukumenya ko izo nzozi zose zishobora kugaragaza ibiri mu mutima wawe cyangwa ubutumwa bw'Imana mu buzima bwawe.
niba hari inzozi ujya urota kenshi uzishyire muri komenti, tuzazisobanura mu gice gikurikira. Kandi niba uri na hano bwa mbere, kanda subscribe, kande like kugira ngo ubutumwa nk'ubu ngubu bugere ku bantu benshi. Imana iguha amahoro kandi izagusobanurire inzozi zawe muri Yesu Kristo. Rero murakoze cyane kuba twabanye namwe muri iki kiganiro, aho twabagezagaho ubusobanuro bw'inzozi. Ubutaha tukaba tuzagenda tunonosora imwe ku yindi ikisobanura, kugira ngo namwe mujye mubasha gusobanukirwa n'inzozi mwarose. Kandi nimba wumva hari inzozi waba wararose, ushobora kunyandikira muri komenti nkafasha gusobanukirwa nayo, haba mu buryo bw'umwuka se cyangwa bw'umubiri, byose nabigusobanura nta kibazo. Rero ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo, anifuriza akazi keza abagafite, namwe mutagafite ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege, icya mbere ni ugusenga no kwizera Imana ko niyo igena byose. Njye mwabanye rero mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe, mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Bye bye, mugire ibihe byiza. Shalom.